Yes, shuti bakunze b'Amavubi News nkomeje kugenda mbifuriza kuganiriza nkomeje kugenda mbifuriza amahoro Imana ndetse n'ibigisha byabo kabisa nkomeje kugenda mbifuriza kugenda muhirwa muri byose kabisa Imana ikomeze barinde kandi ibiteho ikomeze bagenda imbere ikomeze ibashyigikire muri byose mugenda mucamo kandi rwose mugende muhirwa mugera kuri byinshi. Ubwo rero abanyarwandakazi iyi ni ya channel yanyu, channel ya mbere ku isi yose muzi kugeza mu kuvuga mu kipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Ubwo rero ni byinshi kabisa, ni byinshi tugenda tuganiraho, murabizi kandi mumaze kubimenyera. Iyi niyo channel ya mbere ku isi yose muzi kugeza mu kuvuga mu kipe y'igihugu Rwanda Amavubi, kuko tugenda tuganira tukubwira uko abakinnyi b'Abanyarwanda bagenda bitwara bakina hanze yarwo, uko amakuru yose avuga mu Amavubi ntanga ugenda uyumva kandi ukayumva ku gihe ukayasanga kabisa adafite ikibazo na kimwe kabisa, asesenguye neza cyane ibintu bimeze neza cyane. Ku Mavubi turaba mbere turabanza kandi tukanikurikira ibyo byo mwarabimenye kandi mwarabimenyeye. Ubwo rero mukomeze mudukunde kandi mudushyigikire mukora subscribe ndetse we mugenda munadushyigikira nyine muri byose kabisa. Banyarwandakazi munkundire aho muri hose ku isi mu bice bitandukanye by'isi, muze tuganire kuri iyi nkuru iraremereye cyane. Munkundire tuze rero tuyiganireho, munkundire tuganire ku nkuru turebe ese mu Mavubi kuki abakinnyi bahora bacibwa noneho nkaho ibyo ngibyo bidahagije bikarangira byibagiranye rwose, ugasanga nk'umuntu yaraciwe burundu mu Mavubi yaribagiranye. Ese turebe ese dufite abakinnyi bahagije ku rwego rwo guca abakinnyi mu Mavubi? Ngiye shaka ko tuganira kuri icyo kintu. Ese tumanze tuganire kuri iki kintu. Ese dufite abakinnyi bahagije? Icyo kintu nawe ukibazaho. Ese dufite abakinnyi bahagije ku rwego rwo guca abakinnyi mu Mavubi? Tugiye kugenda tugaruka ku ingero nyinshi cyane, urugero ku rundi kabisa rw'abakinnyi benshi bagiye bacibwa mu Mavubi. Tukaba twagenda tuganira urugero ku rundi ku bakinnyi bagiye bacibwa hehe mu Mavubi. Tukaba twagenda tuganira kabisa, ariko mbamenyesha ko n'ubundi mu mugoroba washize umukinnyi Mugisha Bonheur Casemiro yaraye agize anniversaire kabisa, aho yarashyigikiwe n'abandi bakinnyi bose nyine mu Mavubi. Birumvikana baba muri hafi iyo video kabisa, aka video waza kuba wakareba muri shots ukareba uko byari bimeze kabisa. Ariko reka duhite twinjira mbere dusubire imbere mu bihe byashize. Umukinnyi witwaga Quentin Rushinguziminega uyu mukinnyi witwaga Quentin Rushinguziminega ni umukinnyi ukomeye cyane w'umunyarwanda. Uyu musore ni umupinasono nk'abandi bose yazanywe mu Mavubi kugira ngo agende agira icyo ayafasha. Araza ari umwataka ukomeye pe. Quentin Rushinguziminega uyu musore wavukiye mu gihugu cy'Ubusuwisi, ni rutahizamu w'umunyarwanda kabisa. Ni rutahizamu w'umunyarwanda wavukiye aho bita La Salle hara mu gihugu cy'Ubusuwisi ku itariki 13 Ugushyingo mu 1991. Afite uburebure bwa metero 1.84 kandi azwiho ubuhanga mu gutsinda ibitego. Akaba ari na kapiteni w'ikipe yitwa FC Echellenz yari mu cyiciro cya kane hara mu gihugu cy'Ubusuwisi. Uyu mugabo witwa Quentin Rushinguziminega hari byinshi ntari buze kwinjiramo kwa kundi nyine dusanzwe dusesengura ku bakinnyi, ahubwo ngiye shaka kubumvisha ibintu yagiye akora n'ibyo no mu Mavubi. Ese ibyo bimeze bite? Mu mwaka wa 2015
uyu musore Quentin Rushinguziminega yahamagawe bwa mbere mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi akina imikino itandukanye irimo niyo gushaka itike y'igikombe cya Afurika cya 2017 nubwo atigeze atsinda igitego mu Mavubi icyo gihe yagaragaje ubushake bwo guhagararira igihugu cye cy'amavuko. Uyu musore Quentin Rushinguziminega, uyu musore ni umwe mu basore babayeho bakomeye pe. Nko muri sezo ya 2020 reka mbyihore, reka turekeraho, reka ndeke wenda hari kuba nagenda wenda hari mvuga, reka ndeke kuvuga wenda hari ibyo yagezeho ntarababwira icyo nshaka kumuvugaho. Uyu musore yahamagawe icyo gihe, twabonye ko yahamagawe na 15. Umusore araza akina mu Mavubi imikino itatu yonyine, uwo munsi ntiyongera guhamagara. Uyu musore icyo gihe yahamagawe ari mu cyiciro cya mbere mu Busuwisi, aba umukinnyi mwiza pe, aramanuka ari kugenda asaza, ajya mu cyiciro cya kabiri nta muntu kimuhamagara, ajya mu cya gatatu nta muntu umuhamagara, ajya mu cya kane nta muntu umuhamagara. Muri ba rutahizamu twiriwe dutaka myaka yose ati ngo twabuze rutahizamu. Manza wumva ibigwi by'uyu mugabo kugira ngo umbwire ngo u Rwanda rwigeze rubura rutahizamu. Ikibazo kiracyari cya kindi, ese dufite abakinnyi benshi bahagije kugera ku rwego rw'uko twaca abantu mu Mavubi, twakwanga nabo dufite? Manza wumva Quentin Rushinguziminega mu mwaka w'imikino wa 2023-2024 Rushinguziminega yagize uruhare mu bitego 19 yatsinze ibitego 19, nta nubwo ari uruhare, yatsinze ubwe ibitego 19 mu mikino 24 ya shampiyona ya Ligue Classica. Uyu musore agaragaza urwego nyine rwo hejuru kabisa mu gutsinda. Uyu musore ndakubwiza ukuri, kuba kira mu cyiciro cya kane soko adafite amakipe yo mu byiciro byo hejuru ye bimwifuza, nubwo muri iyo wenda ari kwifuzwa n'ikipe yo mu cyiciro cya mbere, ariko uyu musore yarabyanze kuko ikipe ya Challenge imuhemba neza kandi niyo kipe yakuriyemo. Anzo byumve neza, niyo kipe yandikiye mu mateka, nubwo yagiye ihura n'ibibazo ikamanurwa, ariko uyu musore ni umusore nyine uri royo. Wabyumvishe neza, sezishize, iyi ni sezishize yatsinze ibitego 19 mu mikino 24. Uwo ni Quentin Rushinguziminega. Manza wumvera none ibindi. Quentin Rushinguziminega mu mwaka wa 2024 yageze ku ntego yo gutsinda ibitego 100 mu mikino ye y'umwuga, ashimangira ubuhanga bwe mu busatirizi kabisa. Ibyo ni bimwe mu bintu yagezeho, ibitego 100 mu kipe ya FC Challenge yatsinze mu bitego 100. Ejo ndaraye kuri Cerebro, urabyumva neza. Twe turacyashaka kugendera ku bataka, wenda ari nabo ni byiza bahagume bafatanye. Urafata Kagere Medi nawe nta nubwo yakaba yaraciwe, kuko Kagere Medi igihe yararyoshye ntigeze hamagarwa mu Mavubi. Igihe Kagere yari ameze neza, ndahamya ko icyo gihe yari muri Simba ntabwo yahamagarwa mu Mavubi. Cyo ni igihombo gikomeye cyane. Igihe yari ameze neza ntitwigeze tumubona, ameze neza muri Simba ntigeze hamagarwa mu Mavubi. Ahamagawe yarongeye gusubira inyuma, nawe hari igihe cyageze aracibwa. Emery Bayisenge yaraciwe mu Mavubi, na n'ubu rwose uretse ejo bari bamupfuye agasoni bakongera bakamuhamagara nubwo nawe umubiri utamukundiye akavunika. Ariko Emery Bayisenge tumuheruka kera cyane muri za CHAN za 2016, mwari na kapiteni. Ese tuzubaka iki? Tuzubakira hehe niba dufata abakinnyi bakawe badusunika tukabaca mu Mavubi? Ibi ngibi mbivugiye iki? Ngari izo ngero zose z'abakinnyi baciye mu Mavubi ntibagiwe Kwizera Olivier, umunyezamu buri wese mu mutima we ahamanya n'umutima we ko ari we munyezamu wa mbere u Rwanda rwaba rwaragize mu mateka.
ariwe munyezamu wa mbere u Rwanda rufite ubu. Urahamanya n'umutima wawe kandi urabizi neza rwose ko ariwe mukinyi, ariwe munyezamu wa mbere. Urabihamanya n'umutima wawe, urabizi neza ko uyu musore we munyezamu wa mbere w'Amavubi. Ariko se kuki yaciwe mu Mavubi kandi arakina? Ntwari Fiacre niba ushaka kugenda urenda nko kubakina, Ntwari Fiacre amaze umwaka wose adakina mu kipe ye, no kugira ngo aboneke ku gatebe k'abasimbura, k'abasimbura nyine wenda ni umunyezamu agize ikibazo yajya mu kibuga. Nabyo arabisengera, nabyo arabishimira Imana yabonye akagezeho, ntabwo ubundi bijya bibaho. Nyamara ufite umunyezamu ukina mu cyiciro cya kabiri muri Arabia Saudite, Ntwari Fiacre, Kwizera Olivier Maji, ko kucita muhamagara. Ese Amavubi harimo Munyangire? Ese ni iki bundi ni ibiki? Abo n'abakinnyi bakomeye tugenda twitesha, n'abakinnyi bakomeye tugenda twitesha. Tugeze muri system yo kuzana aba binational, tugeze muri system yo kuzana aba binational. Uzanye ufatiranye Hakim Sahaba ari umwana mutoya rwose, ibintu twanagushimiye cyane Ferwafa. Uramufatiranye rwose, uramuzanye akiri umwana mutoya, ufatiranye uramuzanye akiri umwana mutoya, imyaka 16 atangira gukinira, abikuriyemo nyine yaramaze gukina imikino ihagije iri official byo yabaye umukinnyi wawe. Ivyo ngivyo nkaho bidahagije, uzanye na Rafael York, nawe ni umubinational, uramukonvense, uramuzana ubifashijwe na mama we, uramuzanye nawe araza aragukinira. Ku bwa treatment mbi cyangwa se kubwo kubafata nabi, ababyeyi babo bose n'abamama babo, Hakim Sahaba Ububirigi bwaramwifuzaga ko yabukinira, uhita umuzana. uyu musore Rafael York yari yarakiniye Abasuwisi bose guhera ku myaka 15, 16, 17 under 18 yari yaragiye abakinira. Uhise umuzana, uramujabuye kabisa, uramuzanye aragukinira. Ariko ubu ngubu mama we wamukonvense, nta kintu yicuza nkabyo. Ejo n'ikimenyimenyi, ejo bundi ubwo umutoza w'Amavubi yavuga ati ngo yaramusuzugura, yaramubeshye ati ntabwo azongera kumwamagara Amavubi. Mama ubwe ku giti cye niwe wasoye iriya foto y'uriya musore, ifoto ye ari ku mbago nyine bigaragara ko byanyabyo yavunitse. Mama we niwe ubwe wisohoreye repo medical, impapuro zo kwa muganga nyine zigaragara yuko zigaragaza imvune y'umusore. Ferwafa communication yanyu ihagaze. Ese mu Mavubi ninde ufata umwanzuro wo guca umuntu mu Mavubi? Umutoza ubwo araje aricaye rwose imbere ya kamera, imbere ya itangazamakuru, ati njyewe sinzongera aba bakinnyi mbaciye mu kipe y'igihugu. Ko numva bikaze. Ferwafa ese ninde munkundire tuganire. Namwe muri comment mwandike muze tuganire. Ese ninde ufite uburenganzira bwo guca umuntu mu Mavubi? Ndabibutsa ko Hakim Sahaba ari gukina mu Bubiligi, ari gukina ku rwego rwiza, yewe biranashoboka ko uyu mwaka muri isama ashobora no kugurishwa hanze y'Ububiligi akajya mu Bwongereza nk'uko bivugwa. Kipe ya Leicester City ishobora kuba yamutwara kuri inshuro nk'uko ikomeje imwifuje imyaka 2 yose. Ndabibutsa ko Hakim Sahaba ashobora kuba yakoresheje mu Budage, ariko ikiriho cyo reka tureku ari mu Bubiligi. U Rwanda abakinnyi benshi bano twirwa tubabwira, benshi ariko twirwa tubabwira abakinnyi bafite inkomoko mu Rwanda bakina i Burayi. Abakinnyi benshi tugenda tubabwira bose icyo bahuriraho 90%,
bavukiye mu Bubiligi. 90% bakina mu Bubiligi mu cyiciro cya kabiri, icyiciro cya mbere mu makipe mato yo mu Bubiligi. Ese Hakim Sahabo niba byakunaniye kumutreatinga ukabangura muciye, basi urabizi neza ko aba bakinnyi uzajya gukomveka yirirwana nabo? Basi urabizi ko abakinnyi uzajya gukomveka bamufata nka role. Nk'uwari undi mwana nawe kinara muri iriya kipe n'undi akina ama Standard de Liège, akina mu y'abatoya yabo. Imwe Hakim Sahabo bigaye kumanuramo akamanza agakinamo bari kumuhana. Urabizi se ko babaga bari gukinana? Nese ibyo mwamukoreye uwo mwana mwaje ati Messi mu Rwanda ujye ujya kurukinira bimeze bite? Muzi message amuha? Yara nta kigenda. Niba unazo n'ubwenge ntuzabakina. Ese banyarwanda twaba turi kubakira. Ejo nduzajya gukomveka Mike Trezor. Mike Trezor ni umwana nawe wavukiye mu Bubiligi. Yewe aba no mu Bubiligi nubwo akinira Burnley mu Bwongereza. Ahubwo se urabizi neza ko na mbere yuko afata umwanzuro wo kuza mu Mavubi azabanza akegera uyakinira? Undi Hakim Sahabo. Urabizi ko azegera Samuel Grete uri gutemeraho amabuye n'ibiti. Samuel Grete bujya nubwo abantu nabo nawe batabivuga, nawe uku kutitabira kwe ni ibibazo yagize ubwo aheruka muri collab iherukanye u Rwanda rwakinaga na Nigeria na Lesotho muri la collab. Yagize ibibazo ndari we nuko yidekaraye mbere akavuga yuko yavunitse atazaza, akabivuga mbere yuko bamuhamagara, ariko yatayiminze neza. Amakipe y'ubwo yatangiye guhamagara kandi nta mvune afite, ntayo. Ni ibibazo yagiranye na yagize, sinahita mentioning umuntu ngo nungu babigiranye, ariko yagize ibibazo nawe, ibyo birazwi. Ese twaba turi kubakira? Ese ninde dufite abakinnyi bo guca mu Mavubi? Hakim Sahabo ninde dufite nkawe? Urabibonye ejo bundi u Rwanda rwabuze nimero 10 ku buryo bugaragara pe, mu gihe udafite Hakim Sahabo ukaba udafite na Samuel Grete icyarimwe bombi, sinzi playmaker aho uzamukura, sinzi aho uzajya gushakira playmaker. Rero bafa mwagakwiye kwicara namwe mukitungamo itoroshi, tungemo itoroshi murebe ese kuki abakinnyi bacibwa? Ese dufite abakinnyi benshi bahagije nabo guca? Kandi mwibuka ko ibyo mukora byose biba biri kurebwa. Reka mbabwire nka ibyanditswe ku rubuga rw'ikipe. Ku rubuga rw'ikipe ya Luton Town. Ikipe ya Luton Town okay, ku rubuga rw'ikipe ya Luton Town, umva Luton Town ukuntu yanditse. No by mentioning Ferwafa debate for Luton defender Claude Kayibanda, as was an unused substitute during the 2-0 friendly defeat against Algeria yesterday. Aka kantu ndagira ngo mukumve neza. Ikipe ya Luton Town yanditse ibinyujije ku rukuta rwayo rwa X cyangwa se Twitter,
ibinyujije ku rukuta rwayo rwa X cyangwa se Twitter, um, ivuga ku mukinnyi wayo kabisa. Uyu mukinnyi wayo iyi Luton Town mbibutse ko ni ikipe mu cyiciro cya kabiri ari mu Bwongereza, yahoze ikina mu cyiciro cya mbere. Murayizi nyine, murayizi cyane Luton Town. mwaranayumvishe ku badasanzwe ndari bayizi ikina, ariko mwarumvishe. Bavuze ngo mu mukino wa gicuti wabaye ejo hashize, ikipe y'u Rwanda yatsinzwe na Algeria ibitego 2-0. Myugariro Claude Kayibanda ukina Luton Town ntiyabashije kubona umwanya wo gukina. Uwo ni nawo mukino we wa mbere yarahamagawe na Ferwafa, ariko ntarabona amahirwe yo kwambara umwambaro w'Amavubi mu kibuga. Gamba komeye cyane Ferwafa, ibyo mukora biba bigaragara. Luton Town murabyumva, yari irimo barimo bareba, bari barimo bareba kabisa. Aya makipe y'i Burayi abafite n'ibitangazamakuru byayo babyanditse rero binyuze ku cyo bita Luton Town News RTFC. Luton Town News ni igitangazamakuru cya Luton Town. Murabyumva neza cyane kabisa, murabyumva neza cyane. Murabyumva neza cyane Banyarwanda, Banyarwandakazi. Murabyumva neza cyane. Ibyo mukora, ibyo dukora ku bakinnyi bacu, izo treatment mbi tubagerera eshi zizagenda zidukoraho. Wenda ari umwana we ntabwo nabitindaho, aracyari mutoya, kandi mutozo nyine ararimo agenda agerageza abakinnyi be. Igice cya kabiri ashaka kuba yakwishyura, cyangwa se yabonamo agatego kamwe nibuze yazibira, kuko iyo ataza guhindura imikino yakinaga byo ashobora ko yatsindwa byinshi. Impamvu yagiye akuramo nyine ari abakinnyi yari yagiye ashyiramo kugira ngo bigire, yakongeramo nawe Uwimana. Wenda n'uyu musore nawe bazamuhereza umwanya, ariko we agomba kubona ko byanda kose niwe wasigaye n'ubundi utarabonye umwanya mu bahamagaye bashya. Icyo navuga cyo rero, Ferwafa ntabwo dufite abakinnyi benshi kugera ku rwego rw'uko twaba dufite abakinnyi bo kujugunya. Ntabwo dufite abakinnyi benshi kugera ku rwego rw'uko twaba dufite abakinnyi bo kujugunya, bo kwanga. Aya ntabwo dufite. Niyo mpamvu abakinnyi rwose tubonye mugerageze mu babyaza umusaruro. Nje mvuga ngo mwirukanye akimusaba, uramwirukanye se umusimbuje nde? Namwirukanye umusimbuje nde? Ngo Rafael Yorke ntazagaruke, umusimbuje nde? Mundere tuganire, uramwirukanye umusimbuje nde? Ko ari cyo kibazo, niho bintu bibera ibibazo. Hakimusabo ntazagaruke, Hakimusabo aragorana, Hakimusabo yagusabye kurara wenyine kuko adakunda kurana n'abandi. Mwubahe nyine, nuko nguko niko ameze. Undi ko wamanje kubimukorera, kuki ushaka kubimwima kandi warabimumenyereje? Kuki ukimuhamagara akabigusaba bwa mbere utamubwira ati ibyo bintu suko nguko bikorwa? Ahangaha ntabwo ariko bigenda. Kuki wabimumenyereje ukaba ushaka kubimwima? Ukaba ushaka kubimwima noneho amaze kubasinya. Wabimwemereye ubimukorera atari umukinnyi w'igitangaza, atari umukinnyi ukomeye, akiri umwana. Ubu ngubu amaze gukura yabimenyere, nibwo ugiye kubimukuramo? Come on, tuganire neza. Warabimwemereye, nibyo warabimwemereye, urabimukorera.
umutoza Frank Tosten araje arakubwira ati ibintu ntabwo ari byiza, nawe urabyumvise, ni ntunamuganirije ngo umubwire ati bimeze gutya na gutya, ahubwo uhita umubwira ati byahindutse, ye ntunamubwira ati bimeze gutya, ahubwo uhise umusanya umubwira ati ntihari urarana n'abandi bose, kandi yakubwiye ikibazo cye ntuwacyumva. Come on, tuganire neza mw'abantu. Ni we wabimumenyereje, bikomeze. Nta bakinnyi dufite benshi, ntabwo dufite abakinnyi bahagije kugeza ku rwego rw'uko twakwiyangisha abakinnyi runaka, kujya ku rwego rw'uko twakwirukana abakinnyi runaka. Oya, oya, nta bakinnyi bahagije dufite barenze benshi, ntabo ku rwego rw'uko twafata abakinnyi bamwe na bamwe tukabaca mu mvugo. Bavandimwe munkundire mbasezere, ariko onizera yuko turuze kubona mu bindi biganiro biri imbere. Munkundire mbasezere, ariko tuze kubona mu biganiro biri imbere. Umunsi hari amakuru menshi, hari byinshi cyane turuze kugenda tuganiraho. Munkundire rero mbasezere, tuze kubona mu bindi biganiro biri imbere, ariko namwe uyu ni umukoro mbahaye. Dufite abakinnyi bahagije benshi, nabonye muri kuri social media bakimuza n'undi bagende ntacyo bamaze. Ese dufite abakinnyi bahagije? Muze kukibaza icyo kintu, maze namwe mujajinge. Comment zanyu ni ingenzi, ariko muze kwibaza icyo kintu. Dufite abakinnyi bahagije ku buryo ki na bake dufite, ku buryo ki dufite uburenganzira bwo kujya tuvuga ati kanaka ntabwo tumushaka, tukaba twamwirukana, kanaka ntabwo tumushaka, tukavati ngo ntazagaruke mu buzima bwe bwose. Dufite abakinnyi bahagije. Niba ubwa mbere bibaye tukarebera, naho ngubu tukaba tugiye kurebera, ese uwo mukinnyi we azongera kugaruka ari prod? Niwongera no kumugarura nk'uko buno wari umugaruye? Please come on, tube serious. Dukeneye, nta bakinnyi benshi dufite mu Rwanda, ntabo. Niba dukeneye kujya muri CAN, tumenye uburyo dufata neza abakinnyi bacu. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde. Subscribe niba utarayikora, like, comment, ubundi tubone mu biganiro biri imbere. Ndabakunda cyane, ciao ciao.